Njye rero kuntu bansambanyije baraje mbona ari kungundira amfata ku ngufu. Yagufashe ku ngufu gute? Arangundira cyane. Nkazajya mbumba amaguru abumbura. Nkagomeza nkabumba akabumbura. Mbona kuyemo uruntu rw'umukara kubera ntari imbizi. Mbona atangiye kunja hejuru. Numva menyemo ibintu bishyushye ndamwihorera. Neze uwo muhungu ntabwo mwakundanaga? Oya ntabwo twakundanaga. None se wowe wamuhaye gute kuburyo yagufasha akakubumbura? Ahubwo se ubwo bahuriye he? Mwahuriye mu isoko? Mwahuriye mu ishyamba nagiye gusenya. Mfata ku ngufu Ni mwagiye gusenya? Njye agoma hano garabaga kera. Mukajya gusenya ugafata nk'akantu kagacumuka kajya kumba bwanjye barya ngo imwe bishyushye. Ese uyu musaza ntabwo yaba ari wagufashe ku ngufu ko mbona abivuga nk'ubizi? Oya nyine buri muntu wese hari inzira aba yaranyuzemo, ariko turabakiye hano kuri Ngarame 250 TV. Uyu mukobwa agiye kutubwira kuntu byagenze kugira ngo ave mu busugi. Ndakeka abakobwa iyo mwatakaje ubusugi bwanyu murababara, kandi n'umuhungu burya arababara kuko aba yatakaje ubumanzi bwiwe. Ndabeshe munwa nawe kandi batubwira kuntu igihe utakaza ubumanzi byari bimeze bite. Usa nabanyibyibuka? Ntabwo ngibyibuka. Okay, so nacyo ikaze dutangira tubwira urana na leta twibwira. Yego twibwire nta kibazo. Murakoze, nitwa Sandrine. Hageze ingeragere. Nitwa Tete Vide, umuhungu w'u Rwanda ukunda abanyarwanda kandi n'abanyarwanda bakamukunda. Iyi ni Ngarambe 250 TV, tukaba twabazaniye kuri uyu munsi umukobwa witwa Sandrine wahohotewe akiri muto. Babyeyi rubyiruko, muryango mugari w'abanyarwanda, ndagira ngo mbabwire ngo wenda nuko byacitse ibyo gusenya inkwi bitakibaho, ariko haberaga amarorerwa, byari ibintu byatari byabaga bikomeye, kandi ababyeyi nitumenye ngo byagenze gute, ukabona umwana aratwite cyangwa arimo aragenda ajojoba kumbi bamutinitse ibintu babimurashemo. Dore ngo uyu mwana uko byamugendekeye yagiye kubona bamurashemo ikintu cy'umukara kimeze nk'ikompura, amaguru babumbura nuko ngo byarangiye batigize gute. Ubwo rero reka dutangire inkuru nyirizina turebe ngo ese uyu mwana byamugendekeye gute, ifatwa rye ryungufu byamugendekeye gute kugira ngo atakaze ubusugi. Ese niki cyabaye? Byaba byarakomeje cyangwa uyu munsi bigeze hehe? Ese wenda uyu munsi afite umugabo, afite imyaka ingahe? Byamaye afite imyaka ingahe? Ese icyo gihe cyari ryari? kugira ngo twumve, kandi reka ko Dodo bizavuge nanjye ndumva nshaka gusubira bwana. Nta kibazo. Urakagira inkasha munyarwanda. Tutanya ngaho utubwira kuntu byagenze. Uwo muhungu uratangira nyine utubwira inkuru yose. Ubumbura igitabo cya mbere, ubumbura icya gatatu, icya kane, ukivira mu kibiranye muzingo ngakaribo rwose. Njye nari nagiye gusenya mu ishyamba. Wongera ariko saundi. Nari nagiye gusenya mu ishyamba. Mbona umuhungu araje natamuzi. Mbona arambwiye ngo nimusubize, ndabyanga. Aramfata arangundira. Birangije ndamubwira ati se wandetse uri kumbaza iki ko nyiri umwana? Arabyanga araceceka aranyihorera. Aragomeza aramfata arangundira. Aravuga ati ngo agiye kunsambanya kubera nari kiri mutoya, nta nubwo nari mbizi. Icyo gihe nari mfite imyaka 14. Ndamwihorera nkazajya mwiyaka, imbaraga zigezeho zinshiramo. Birangije ankubita hasi, akazajya mbumbura amaguru nkayabumba, akongera akambumbura nkayabumba. Birangije mbona kuyemo uruntu rw'umukara, nataruzi nyine. Ndamubwira ati sugiye gukora ibiki? Aranyihorera, akazajya ashaka kumfunga umuntu. Nuko nguko byagenze. abakikunaganitsemo amenamo ibintu bishyushye. Ntabwo wahise twita. None si iyo bari kugucengezamo urwo runtu rw'umukara wumvaga bimeze uti? Buryoha biryana kubera byari ubwa mbere. Byarakuriye mama ukajya wumva binaryoshye. Oya nawe ariko nawe arahana ariko tubeshe. None si yaramugize bwa mbere bwa kabiri niyongera kugira. Byageze gute? Kuvuza indura barasohotse ari abarasohotse yari mu nzu. Yarirukanse, twari turi mu ishyamba. Biza kugenda gute rero? Ndashaka kugira ngo uduherere izi koroza aho hantu. Ni ukuvuga ngo wowe wari urimo urasenya, wari wunamye, wenda sinzi ukuntu ngende kubyumva mu matwi yanjye. Wenda reka dusipose ko wari wunamye uri gutashya ujye kunona guturutse inyuma,
aragutikuye cyangwa byagenze bite wari wicaye wari byari bimeze bite duherega frame y'ukuntu nyine byari bimeze tubyumve neza tumenye ubuhamya buhamya reka abanyarwanda baba bashaka kumenya nari nunamye ndi gusenya mbona umuntu aturutse inyuma aravuga ngo bite ndamuga ngo ni byiza uburikanze nta nubwo mwakundanaga mama yaracirakana buri uwo musore yari mu gigero cy'imyaka nk'ingahe nka 25 ego mana abantu nyine bigenda gutyo arangundira birangira gutyo nyine amenyemo ibyo bintu bishyushye ahita asohoka ishyamba rirukanka ndamubura wabonye bisa gute genda gusa nk'amazi yabibona se nawe urashaka kumubaza n'andi makuru nyuma yaho se karayara cyangwa yaho wumvaga ariko wakomerejeho n'ubu ngubu ariko tugure tatubeshe n'abadukurikiye bumva inama n'ubundi tuzi neza ko mu Rwanda nta sugi kiriho urumva wowe wafashwe ku ngufu niho hano watereye ubusugi ariko se nyuma y'ubwo buzima ntabwo ndabikora ubu nta muntu wabongera gusubizayo uri kureba nk'ubishaka mujyana inyuma ubu ndasigara ndi kubwira abanyarwanda mujyane muganire kugira gute mucimiye ntabwo ndishaka se wari waracimiye cyangwa sha cyangwa ntabwo wari waracimiye yarayiciye kandi yarayiciye gucimiye rero bayicute bwira abantu noneho batarayica ni ukuvuga ngo urumva ko warayiciye urumva wayiciye ku myaka ingahe 13 yari amaze umwaka wose aciye imyeyo noneho gira inama abari cyangwa abakobwa abangavu uburyo ki bashobora kugera gute kuba bagira gute baca imyeyo basoroma icyo nabwira abakobwa bakiri batoya mu buryo bwo guca imyeyo bazajya begera abakuru babo cyangwa ababyeyi babo cyangwa abashangazi babasobanurira uko bigenda uzavamo shangazi mwiza uzavamo nawe wowe tubwire wowe wabibwiwe nande wabyigishijwe nande ni mukuru wawe ni shangazi ni mama ninde baratugegenye baratugegena nabigenze utaje nanjye mbashaka gusobanukirwa neze ko ubona wameze amahembe yombi reka twumve ninde wamwigishije ubuhamya kugira n'abandi nyine bumvireho urabona ko duteze amatwi ni benshi kandi ko hari ikitarakimye buriya hari ikintu kiri kutwumva kitaracimye gikaniye amaso ni utaracimye ugategereza kuyicuza uri icyohe ntabwo uzi bijya ayiwe man imye uzi ko usanga nanjye ndayica ndi gukererwa nanjye karagaciyemo tuba tugira ngo nyine mu maseke hano kuri Ngarambe 250 TV niko tumera ntabwo nenze yego dukomeze ubutatu zabazanira n'uwo barongoye mu kabuno uri muri mazanye ubutatu zabazanira n'uwo batikuriye mu kabuno arangije baravuze ngo bari kunsoka banze ngo bari kunsoka ariko rero abatinganye sibyo ko bagiye muri Kongo ngo habaye abatinganye ariko arunjya mbona ngo hari inkuru nasomye yakana bafashe baratikura mu kabuno bagahungu baragatikura abantu batinga mutubwiza ukuri mwumva bimeze bite umva yarambwene umva nababahunguriro mwikinisha hari abahungu ngo bafata akamatira bakagaca bamara kugaca bagashiramo utuntu tw'utuzi hasi kagakombe kagira inkuru bitubwira ngo wabikoze nje nabikoze bimeze nta kibazo nje nari mvuze gikomeze nk'uwo wabikoze ntabwo wigeze ubikora ntabwo ari kumvuza unyumve nawe uyangewe bimeze nyine nk'uwo wabikoze wewe biduwe dufatiye experience nuko rero byagenze gute nyine ni ikinyamakuru nasomye nkabariya ntabwo ni ikinyamakuru bita inkuru biranditseho tubure ni hejuru ni cyane ntabwo ugeze umenya mbese no kiba kiri mu cyongereza sijya ko twebwe dusesengura mu kinyarwanda umwana w'umuhungu yarakibuze abura icyo yasamira rero arangije aravuga ni rwose ntago andi mahitamo ngiye kumva kuntu biryoha kweri yaragiye guperereza ahantu neza araburirwa birangira afashe akamatira ngaragaca munsi ashiramo agakombe agakombe kari mu tuzi
dushyuye dukonje noneho aba yaracukuye ngo akoba gatoya ubona akajya mu buri akagegena koko rero barabahanya bandika n'inkuru bakazajya bashira amakamba bakabanywa nk'abari kurya urusenda nyine ni inkuru yose umuntu asoma hari abahungu bacuruza inkuru kandi urumva iyo usomye inkuru niyo yigishe ejo urongera bigatuma ujya gusoma yindi uko usoma inkuru wayanditse arinjiza n'izina ry'inkuru rirazamuka nyine mu banyamahanga rero biba biri mu cyongereza rero ubwo birangira wa muhungu abuze urubyaro rero kuko urumva yarashwaguzwe yararindagiye kubera cyo gushaka abura urubyaro kubera kwikinisha ubwo bishatse kuvuga ngo kwikinisha hano abantu badukurikiye hano kwikinisha ntago ari byiza oya hari ukwikinisha uko mvuze hari n'ukundi ngo bikinisha biratandukanye ariko uko nguko niko nabashije ngiye kumenya n'ikinyamakuru nasoma urumva nyine uko niko ufite experience uko ntago kuzi nibyo si byose uko niko uzi nadukomereze rero mbo ubu ngubu rero iyo bitekereje wumva bishaka ubu bishaka kuko watubwiye ngo biryoha cyane ndetse watubwiye ko wumvaga birimo biragenda biryoha ariko ngo baragusotse wumvaga biri gutungukira mu nda cyangwa byendaga gupfumura umugongo ubwo si uko umukobwa mugenzi wawe aramutse akubwiye inise ko nshaka kumva ukuntu bimera wamubwira ngo ucyukire agasogi wamubwira ngo tubwize ukuri wamubwira nyine ko biryana gute ariko nawe rero ariko rero tubwize ukuri nawe tubwire ariko ntagatse twe nyine kubwira no kugira ngo nyine hano harimo n'inyigisho kugira ngo nyine ababyeyi bajye birinda kuba barekura abana babo ngo baterere ni ukuvuga ngo nubwo turi kubiseka guys ni ukuvuga ngo hano harimo ubutumwa kubera ko ntabwo bigeze biga nonse ntabwo bigeze bakwigisha ukuntu agakingirizo bagapfundura bakakwereke aha kadupfundurira ugiye kugapfundura werekane ukuntu bagapfundura niba utanabite turakagupfundurira aka ngaka rero ntabwo tugiye kubikora ntacyo twagira agakingirizo uburyo bagapfunduramo bagiye gukora imibonano urumva nubona umuhungu agiye kukugirira atakoresheje agakingirizo uzabyanga agiye kumugirira iki agiye kumugirira iki bisobanurira abandi ko babyumva agiye kumuhingira ndereka bakameze gutya ni gutakaza iki akaniko bakakambara gute rero akira agaragara oya tubwire bakambara nyine gute bahuhamo umwuka harimo tubiryohere aka ngaka ngo nagakingirizo mwabana mwe akagira ngo bune aka ngo nagakingirizo dore hajyamo akantu kangana gutya hari abantu bafite ibiti ngo hano gusukamo injerekani ngikajyamo y'amazi kameramani nagafata idini naka bakakambara gutyo bana bacu uyakamba oya vuye utakinkozaho bayigeza mwe kandi gari basagisha dore nakarata mwabana abantu mutazi haba harimo n'utuvuta twiza tunyerera wanda twisiga hano naguzi ko se amavuta y'umano avura ibiheri ndabona byarakururumbye uranze umuti isi oya biyore yego mwakoze kudukurikira ariko wakomezaho gato ngewe nkabanza nkajya kuyagarika mfundu y'agakingirizo bibaye kibazo ushaka kwihagarika ubwo isi ubishaka oya kwihagarika tubwire imbere y'uko ugenda kubijyanye na n'uyu mukobwa buryo ki yafashwe ku ngufu nawe rero nk'umuntu w'umusaza nihe namutanga ku rubyiruko nihe namutanga ku babyeyi ese nihe nyigisho watanga mu banyarwanda bose muri rusange kugira ngo byibura u Rwanda rw'ejo u Rwanda rwacu rw'ejo abari ingimbi abangavu bere kuguma bangirika mu buryo umwe cyangwa ubundi kubera ko batereranywe cyangwa batagiriwe inama nihe nama rero mbo muri ibyo ngibyo leta nayo iri kubidufashamo leta nago yagenga itereruye iyo bavuze leta bavuze wowe bavuze ngewe cyane cyane ko dufite ubuyobozi bwiza
ikintu rero nshaka kuvuga hano, urubyiruko ni mwebwe dufite ejo heza hazaza, ni mwebwe muzavamo abayobozi muri rusange. Rero ntabwo rero twabyaye kugira ngo turekure, tubyara kugira ngo umwana azakugirire akamaro. Urumva nuvamo ikirumbo, icyo gihe nzaba naragendesheje. Kandi bajya bavuga ngo ubyaye ishano araryonsa, ariko uwo mugani mbere y'uko uvuga tekereza, ese nabyaye uwo kujugunya? Niyo mpamvu rero tuza hano tukabigisha. Buriya mfunduye aka kantu ahita uvuge ni uyu musaza ni ikiraya afunduye aka kantu. Kano kantu naberekaga, hari n'abantu batazi ko kabaho, ariko murakabonye, mugende muri boutique uvuge ni nkeneye Prudence barahita baga indayise banga kudenga rambe Prudence arapfunduye namaze ngende yirinda wa mbo. Kuntu gahunda zimeze rero, bana bange batura Rwanda muri rusange, mfashije leta rwose duhana aba bana murimo muratega inda zitateganyijwe. Oya, ni wowe rwose bagomba kuzagushaka byemewe n'amategeko, apana kuvuga ngo barakubikiriye. Ariko ni gute bakubikira? Musore uragerageza uragiginye ejo barakubwiye ngo nshaka kugahata, uzamuzana cyangwa bagenda bagufunge. Icyo ni cya kabiri. Umukobwa baragutenda utabiteganyije nkande, uritegura kurera, uritegura kuba madamu utabiteguye nkande. Genda ubitekerezo, ugomba kubitekerezaho. Genda wowe gafunguzo, ni wowe ugomba kwikontorora, ukamenya ngo ejo bundi nzabaho, ukabaho kandi mu buzima bwiza. Iyakuremye nayo kandi ukayanga amaso. Ntabwo uzavuga ngo ngiye kwirinda n'Imana nyisize. Imana ntabwo uzayirinda, ahubwo izakurinda. Icyo nshatse kuvuga, senga wiragize Imana, kuko hari icyakuremye nawe ugejeje ku isi. Yego bana banjye rero mwitware neza, dore ni mwebwe dutegereje ijambo rya iryo ngiryo, ubundi kandi harire uyu mugabo wariheranye rwose, nako warigumanye. Ntabwo wariheranye, ahubwo wararigumanye. Ese aho ngaho wenda utaransubiza ijambo, kugira ngo mbarize n'abandi bantu bafite ikibazo nk'icyo mfite, ntabwo byibura wenda ibi byose byaba bituruka ku burangare bw'ababyeyi mu buryo bwo kuba babagira inama, bakabigisha uburyo ko gakingirizo kakoreshwa, bakabigisha ko igihe bagezemo bakwiye kuba birinda ibyo bintu. Ntagira ubutumwa utangaho aho ngaho none ku babyeyi. Soriho gatoya rero, urugero simfunduye aka kantu ndagapfunduye, hari abantu mu kanyabura mungiza abasazi. Rero buriya umwana w'umuhungu nagendana ubwirinzi, ndavuga Prudence nayigendana mu mufuka ukayibona, biraba ikibazo. Uramukubita umwereke ko nta gahunda yo kugenda na Prudence. Urumva umubyeyi kuvuga ngo nimba mbyumva neza ubutumwa utanze nuko buri mwana akwiye kujya na Prudence. Banza wumve, ntabwo mvuga ngo ni mwana agenda ni Prudence. Ufite ingeso yamunaniye kandi ntabwo mvuze ngo umwana w'imyaka 15 ugayigendane. Oya, mwabana mwe batoya biraryana. Abana mufite 12 kugeza kuri 16 n'irindwi biraryana. Wenda hejuru y'umunani ubuzi akenge uko ubuzi iki hejuru ya 18 ubuzi. Ntabwo mvuze akenge gasanzwe, guca akenge muri make. Ubuzi akenge uciye akenge, ntabwo ubuzi akenge ahubwo uciye akenge. Sawa, komeza. bavuga yego rate bavuga. Urumva ubu baraciye akenge rero. Urumva rero byanga byakunda umwana w'umusore w'imyaka 19 20 aba burya abari mukuru abazikiza niki. Numufata afite kano kantu uzahita umwirikana no mu rugo, kuko ngazabagaragaza iki ubukuru. Ariko wa mwana we nta ibinagiro byo kwandarika. Ibaze niba bavuze ngo kubw'ingeso yakunaniye gura agakingirizo. Ntago ari kubw'ingeso yakunaniye kandi ari kubigaragaze kubikora. Kubwo yakunaniye simbizi, ariko ntago wakishizemo kubwo wakunaniye, ahubwo reka iyo ngeso. Ariko ntago nakwifuriza kugenda ngo wandure ibirwara cyangwa ngo utenda zitateganyijwe mu gihe ubona kugiye gukora imibonano. Ganira niwo mugiye kuyikorana, bikorwe mu kinyabupfura, mwikingiye mukoresheje ubu buryo. Nicyo kintu rero nashakaga kuvuga rero. Arakoze cyane. Ngarambe bari harya ni Ngarambe, sinumva yawe Ngarambe se marakoze cyane. Nge kamenye ngo
urasigara umubwira nta kibazo. Noneho rero umukobwa, nyuma y'uko tumenye ibyakubayeho, kabone n'ubwo bibabaje buriya, imbuto y'umugisha iva ku giti cy'umuruho. Tubwire noneho nyuma y'ibyakubayeho ni iyihe nama waha urubyiruko, ni iyihe nama waha ababyeyi? inama naho urubyiruko ni ukuzajya birinda, kandi n'ababyeyi babo bakazajya babafasha mu bwirinzi, bakabagira inama kuko baba bakiri bato, ntabwo baba bazi ikijya mbere nyine. Dore ko kwirinda biruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa ahangaha inama agomba kugira urubyiruko ni uko urubyiruko mugomba kugira ngo mwirinda, ngo kandi dore ko kwirinda biruta kwivuza. Ubwo ngubwo ngira ngo ni bya bindi Ngarambe yavugaga